Hari ahantu kuri isi y'abazima aho umwijima atari ijoro gusa, n'ubuzima busanzwe bwa buri munsi, aho ubutaka buhisha ibyago, aho umwuka duhumeka ushobora kukwica, aho indwara zitandukanye zishobora kukwica, aho inyamaswa zitandukanye zishobora kukugirira nabi ndetse n'ibindi byose biteye ubwoba. Aho ni ishyamba rya Kongo. Iri shyamba rya Kongo ni inzozi mbi ku bamama ndetse n'abakobwa. Rimwe mu hantu hateye ubwoba kurusha ahandi hose kuri isi y'abazima, kandi ni ishyamba ry'amayobera kugeza na n'ubu abahanga bakomeza kuryiga ariko ntabwo barasobanukirwa. Ishyamba rya Kongo. Ndi Ari Braden, the voice of the hope on mic. Ikaze murakaza neza mu bintu bitangaje kuri ishyamba rya Kongo, mu bice by'umwijima ndetse n'ibindi byose bitangaje kuri ryo. Ikaze. Ishyamba rya Kongo ni ishyamba riherereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu gihugu giherereye mu burengerazuba bw'u Rwanda. Tugiye kureba byinshi bitangaje kuri iri shyamba rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Igice cya mbere cy'iri shyamba mureke tukirebe nk'igice kitagerwamo n'urumuri. Mu bice byinshi bigize iri shyamba hari ibice byinshi bitagerwamo n'urumuri bitewe n'imiterere yaho. Hari ibiti binini cyane bitwikiriye ku buryo izuba ritabasha kugera hasi, bityo umwijima ugahorayo amanywa na nijoro. Gutandukanya amanywa na nijoro muri rino shyamba byakugora bitewe n'umwijima ubuhari. Ushobora kubona ibyatsi binyeganyega cyangwa bigenda ntumenye icyo ari cyo, bitewe n'ibyatsi byameze ku nzoka zitagira ingano ziba muri iri shyamba udashobora gusobanukirwa ibyo ari byo. Iyo uri muri rino shyamba rya Kongo, intambwe imwe utera wegera imbere ni intambwe igutwara ubuzima bwawe, cyangwa se ni intambwe ikujyana inyuma mu bijyanye n'uburambe bwawe usigaje kuri isi y'abazima. Iri ni ishyamba rya Kongo. Ikindi cyareye kuri iri shyamba rya Kongo ni umwuka wica. Muri Kongo si ngombwa kubona ikigutera ibyago gusa, oya, ahubwo no mu mwuka uhumeka muri iryo shyamba rya Kongo nawe ubwawe ushobora kugirira nabi, ushobora kugutwara amagara yawe. Nutemberera muri rino shyamba uzahuriramo n'umubu umwe utera malariya, imibu yabyibushye cyane itagira ingano. Hari virusi nka Ebola ndetse n'izindi zararetse imbaga y'abaturage muri icyo gihugu cya Kongo. Si umubu gusa, ahubwo harimo n'isazi zatsetse, zimwe zishobora kukugiraho ingaruka cyane, zimwe zitera ibitotsi, igahagarika ubwonko bwawe buhoro buhoro, maze urupfu rukaza rugusanga ugasezera kuri isi y'abazima utyo. Ikindi cyihariye kuri iri shyamba rya Kongo ni amategeko atagera, mbese buri kimwe cyose kibera muri rino shyamba. Iyo uri muri rino shyamba rya Kongo, ntabwo ibidukikije byonyine byo bikugiraho ingaruka, ahubwo n'abantu nabo bashobora kukugirira nabi. Mu bwihisho bw'iri shyamba hari imitwe yitwaje intwaro ishobora kukugirira nabi, imitwe igiye itandukanye za M23, Wazalendo ndetse n'ibindi bifitanye isano n'iyo mitwe, bigatuma umutekano uba mukeya. Kubera iyo mitwe yitwaje intwaro iba muri rino shyamba rya Kongo ibangamira umutekano waho, uzasanga abaturage benshi babafata bakabajyana mu mirimo y'agahato, aho birirwa bacukura amabuye ku munsi ntibahembwe, cyangwa se babagirira imbabazi bagahembwa ibiryo gusa. Iyo uri muri rino shyamba, na leta ya Kongo ubwayo ntabwo ibigufiteho uburenganzira kuko amategeko yayo atagerayo. Mu gihe uriyo nta mutwe urimo, ubuzima bwawe buba bushingiye ku bwoba ndetse no gutinya, bityo ukabaho wiyambaza Imana gusa kuko nta wundi wo kugutabara uhari. Ikindi cyihariye kuri iri shyamba rya Kongo ni ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bwuzuyemo akaga. Nubwo iri shyamba benshi barimenye kubera ibyago biririmo, munsi yaryo harimo ubutunzi, harimo zahabu, diyama, kobalt, korota ndetse n'andi mabuye yose y'agaciro yifashishwa mu gukora ibikoresho by'ikoranabuhanga bigezweho. Aho acukurwa rero bikazana akaga, usanga abakozi benshi bakoramo mu buryo butemewe kubera iyo mitwe yitwaje intwaro iba muri ayo mashyamba. Usanga ifata abantu ikabajyana gucukura ayo mabuye, bityo ugasanga baburiyemo ubuzima bitewe n'uko babikora mu buryo butizewe. Aya mabuye y'agaciro rero aherereye muri rino shyamba rya Kongo nayo akaza ku ruhembe rw'imbere mu bituma intambara zo muri iri shyamba zitarangira, bitewe n'uko iyo mitwe yitwaje intwari birwanira mu mabuye. Intambara zo muri iri shyamba ntabwo zijya zihagarara, zihora ziri kuba. Ikindi wamenya kuri iri shyamba rya Kongo nuko Afurika yose iri mu byago ndetse n'isi yose, kubera ko iri shyamba rigenda ririmburwa gahoro gahoro. Buri munsi hatema ibiti bitagira ingano, ibi biti barabitema bakabijyana, ibindi bakabitwikamo amakara, ku buryo ubona umwotsi wuzuye iri shyamba mu bice bigiye bitandukanye by'iri shyamba. Ibi bigashyira Afurika n'isi yose muri rusange mu byago byo kubura umwuka umeze neza. Ikindi kigaragara muri iri shyamba rya Kongo ni urusaku rudashira rushingiye ku myuka ya gipagani. Muri iri shyamba harimo abazimu ndetse n'ibindi byose bifitanye isano na gipagani. Uwazimiriye muri ishyamba rya Kongo ntabwo ati inzira gusa, ahubwo atakaza n'icyizere cy'ubuzima bwe bwose. Rimwe na rimwe ugasanga nawe ubwe yiyahuye bitewe n'ibintu ari kubonera muri iryo shyamba rya Kongo. Muri make, ishyamba rya Kongo si ahantu hatuje, ni isi yihariye irimo ubwiza ariko kandi irimo umwijima, irimo ubuzima ariko irimo urupfu.
irimo amabanga menshi ataramenyekana kandi kugeza uyu munsi ni igice cyaryo kitari mu mwijima kitaramenyekana. Ingaruka mbi z'iri shyamba rya Kongo ku kiremwa muntu ntabwo zigarukira ko bari muri iryo shyamba gusa, ahubwo zigera no hanze yaryo zikabangamira abaturage baturiye iryo shyamba rya Kongo. Kubera byinshi nakubwiye kuri iri shyamba rya Kongo bihungabanya umutekano muri iri shyamba, bituma inyamaswa zimwe na zimwe zo muri iryo shyamba zivamo zigatera abantu imusozi maze zikabica, abandi zikabagira nabi, zikabicira n'imitungo yabo ku buryo usanga nta mutuzo n'umwe uri muri iryo shyamba rya Kongo. Ibyo byose bigatuma abaturage baturiye ishyamba rya Kongo babaho batishimye kandi bahangayitse. Ibyo bikabazanira n'indwara zitandukanye ziva muri iri shyamba rya Kongo. Izo ndwara zose ziva muri iryo shyamba birangira zigeze n'imusozi. Iyo zitazanywe n'utwo dukoko zizanwa n'inyamaswa ziri guhunga ibiri kubera muri iryo shyamba rya Kongo kubera izo ntambara ndetse n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro butemewe. Iri shyamba rya Kongo ni inzozi mbi ku bamama ndetse n'abakobwa, kuko haturukamwo abo bantu baba muri iryo shyamba usanga badafite umuntu bakaza kubafata ku ngufu bakabangiriza ubuzima bwabo. Ibyo bigatuma bakuramo indwara z'akarande nka sida ndetse n'inda zitateganyijwe, ugasanga ubuzima bwabo bwose burapfuye ndetse n'icyizere bakacyitakariza ku buryo usanga isi yarababihiye. Si ukwitakariza icyizere gusa, ahubwo usanga na bamwe mu bamama cyangwa se abakobwa iyo bafashwe ku ngufu imiryango yabo birukana ikabakura mu ngo zabo bakajya kuba mu misozi, ndetse nabo ugasanga rimwe na rimwe bagiye kwihuza n'iyo mitwe y'inyeshyamba bitewe no kubura aho baba. Uyu mutekano muke w'igitsina gore ugasanga abantu benshi bajya kuba mu nkambi kubera kubura umutekano, bakajya aho bazabonera amahoro nibura, ugasanga ibintu byabo byose barabitaye, abandi bagatakaza amashuri ndetse n'ibindi byari bibatunze ugasanga barabisize. Ibyo byose bikabaviramo kubura amahoro, inzara n'ubukene ndetse n'indwara zo mu mutwe zose zikaziraho bitewe no kubura amahoro. Kubera kubaho mu bwoba ari nabyo bibakururira kwirirwa bagenda bimuka, uzasanga barwaye indwara zituruka ku mwanda ndetse n'izindi ndwara zirimo nka malariya n'izindi zishobora guhitana amagara yabo. Ibi bikaba bituma imitwe yitwaje intwaro ari imwe mu bintu bihangayikishije abatuye muri kino gihugu cya Kongo. Muri abo bose bimuka baturira ishyamba rya Kongo ntabwo bimurwa gusa nabo bantu bariturukamo baje kubagira nabi, ahubwo muri ishyamba rya Kongo hari urusaku rurimo, urusaku rw'inyoni ndetse n'abarozi. Abenshi uzasanga batinya imyuka mibi ituruka muri ishyamba rya Kongo, bityo ugasanga bakwira imishwaro bagatatana batinya ko iyo myuka yabagirira nabi, ndetse n'ibindi byose bishobora gutuma umuntu atabaho mu mudendezo yishimye, ugasanga bataye ingo zabo barimutse bagiye gushaka amahoro. Iri shyamba rya Kongo rigaragara nk'ahantu hari amahirwe yo kuba umuntu yatera imbere, ariko kubera ibyo byose bituma byose biba imfabusa, ugasanga ubuzima bwabo bwose bamaze birukanka. Ugasanga muri iryo shyamba bitewe n'abavukira muri ubwo buzima, ugasanga barinze bava kuri isi y'abazima badakandagiye mu ishuri nk'uko mu Rwanda bibaho, ugasanga buri mwana wese yerekeza ku ishuri. Ni naha dusoreje iki kiganiro. Niba tugeranye kuri uyu munota wakora subscribe kuri iyi channel ugaha like iyi video kugira ngo tuzakomeze dusobanukirwe byinshi bitangaje kuri ishyamba rya Kongo. Ibihe byiza.